ababyeyi b'impande zombi baje mu gushyigikira abana bagenzi bacu, abasore n'inkumi babaye abagabo n'abagore uyu munsi byemewe n'amategeko, inshuti bavandimwe n'abasirikare basangiye umurimo, mwongeye kwirirwa nk'uko bivuze kuko ntabwo yibeshye. Natwe umuryango wa gisirikare ni umuryango ukomeye cyane, twiyumva mu muryango gusa hari igihe bivuga gutya nk'uyu yari agiye kubiva, hari umuryango waje duhekeye umugeni, hari umuryango w'umuhungu, none ati umuryango wa gisirikare utabizi uko twiberaho bishobora kukuvangamo, ariko nuko bimeze. Ni umuryango wa gisirikare nk'uko yababwiye. Rero ni umuyobozi wa bataliyo nziza bakoreramo wungirije, tukaba twishimiye bino birori. Icya mbere ndabanza gushimira ababyeyi ku mpande zombi mwareze abana, baracyari abana ntabwo ngo basinye ngo bashake kuturuta, tubita abana. Mu by'ukuri ni iby'agaciro gakomeye kubona byara umwana agakura akifuza kukwereka ibirori. Hari benshi batagera kuri kino gikorwa, usanga bagiye muri za geto babubatse bitemewe n'amategeko. Burya hari ikintu, hari agaciro batesheje umubyeyi, kwerekana ko umubyeyi yamureze nta ndangagaciro, nta burenganzira buhagije, kuko uyu umuturage mwiza n'ubahiriza amategeko yose, kandi n'ibyo kuba bakoze nibyo byemewe, nibyo bigiye mu murongo, kandi nta kintu nkaba ntashidikanya ko nubwo imbere y'amategeko babaye umugabo n'umugore, ariko kandi ko bazakomeza bakihangana, ko tunarera gikristo, Imana ikazabafasha kubaka urugo rwabo, kuko hari amategeko n'ibyo, ariko n'iby'umwuka turabikeneye kugira ngo umuntu abe yuzuye. Ibyishimo ku mpande zombi, ari abareze bakabyinura bagakuza bakagira abana bafite uburere bwiza, ari kubona ari mu gisirikare naho kubona umugabo w'umusirikare yatangira akashaka kubaka urugo, bakumva ko ku nshingano urumva ko ari umuntu ufite gahunda. Nta byinshi rero, amagambo tuzayavuga mu biri imbere. Twamaze dushaka kubaka urugo, tumaze kuva imbere ya pasiteri, ariko aha ngaha twashaka kwishimana gusa. Twazindutse, nta umurimo uba mutoya, abantu bazindutse mwavuye kure, twagomba kwicara tukaruhuka neza, tukishimira n'intambwe, tunatekereza no kwizataha, ndetse n'izi mpanuro zo guhereza abasore n'inkumi babaye abagabo n'abagore uyu munsi, kuba bohereje babihangana gato ntibakosore mariage. Yo niyo rwose bwanjye nyamukuru, tukazagera kuri iriya tariki. Rero ubwe neza, mwishimire kino cyicaro, niho mwadusanze, ariko ntabwo mwatunenga, ndabona mwishimye, nabyo nabibashimiye. Muri gahunda zose mugubwe neza, rero murenzeho, ndabona ibyo kunywa bigihari, hanyuma dukomeye tuganire. Murakoze, murakoze. Gusangiza amagambo uyu munsi, mfite navuga ngo ni ibinezaneza nangwa se ibyishimo byinshi kuri uyu munsi. Nshimiye Imana yatumye uyu munsi ubaho, natwe tukawubonekamo. Imana yarakoze, Imana nishimiye. Nitwa rwose Focus amazina yanjye, ndi kumwe n'urubavu rwanjye
uyu ni mama w'abana banjye, ndi kumwe n'abana bato bakurikirana. Aba ni abana bacu turi bakuru. Ni umwana wanjye mukuru, barumva Gerardine. Nejejwe nuko iyo umwana arimo kujijuka aragenda akazana undi mwana mu muryango, nawe akaba umwana wanjye, ariko mbyita. Gusa kuri uyu munsi mwiza w'abana bacu, ndetse bakoze igikorwa kigaragarira abantu bose ndetse n'abanyarwanda n'igihugu cyacu, akaba aribyo cyifuriza buri rubyiruko rwo arimo rwose. Igihugu cyacu cyifuza ko urubyiruko rwacu kugira ngo rushakane rubanza gukora ibikorwa nk'iki ngiki abana bacu bakoze. Bose Imana yabashoboje kugera kuri uyu munsi, nishimwe. Gusa ikindi cyanejeje nkigera hariya ku murenge, burya kabivuge nk'umuntu w'umusivili, burya dukunda abantu abasivili, kumva bavuga ngo barata ingabo z'u Rwanda, baravuga bati FPR Inkotanyi ni igisirikari cyiyubatse kandi gifite umuco nyarwanda. Uyu munsi ho kuri njyewe umusivili n'umuryango wanjye twahoze tubiganiraho uko twasanze muhagaze, nuko ntabwo twatuzi ko bishobora kuba ko umuntu dushobora kuzanga umeze kuri iki. Ntabwo sinejejwe n'ibyo kurya n'ibyo kunywa nkuko nabasanze muhagaze, nkuko mwitabiriye ndetse mugashyigikira abana banyu, abasirikari banyu ko mubana. Mbese bigaragara ko ndimo kuganira n'undi mugenzi wanjye w'umusivili, mfite icyo navuga ku gisirikari cyacu cy'u Rwanda. Uyu munsi ho rero ubwo bibaye akarusho, ntabwo nababwira ukuntu ibyishimo ntahanye. Dore bano bana barimo kuganira bati mbese ni kuki babaye bazi inzira kwibanira nabo. Rwose ndabashimiye. Nyangwe Christiane, abantu umubyeyi w'umusore Trezoro, namufasha abandi turi kumwe. Abana bashimishijwe rwose n'ukuntu nasanze ukuntu mumeze. Ese buriya sinzi ukuntu nabisobanura, birenze intuzo. Burembe nkaba naje ndi kubashimira, Imana ibafashe rwose, nta majambo n'ibindi ndavuga ayahagije murakoze cyane. Mana nziza, turacakunezerewe, tugushimiye ibyakoretse uyu munsi wose, tugushimiye uyu mwanya tugezemo, tugushimiye ko tugihumeka umwuka w'Imana, tugushimiye abasore bacu n'abakobwa bacu, ujye urinda ukabateza intambwe bakarinda kugera muri kino kigero batiyandaritse izina ry'icubahiro. Imana yacu rero turashoje gahunda turimo, tugiye Musanze, n'abasigaye bagiye mu mirimo itandukanye mu kazi ka leta, ujyane nabo natwe ujyane natwe, kandi bya tariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 turekeretse nk'Imana kugira ngo izo gahunda zose uzaziyobore ushaka. Tukoretse umusore wacu n'umugeni wacu, Imana yacu ugiye kwa ibyiringiro byo kubaho muri ubu bugingo n'igihe kizaza mu izina rya Yesu. Amen. Long as stars shine down from heaven and the rivers run into the sea till the end of time forever, you're the only love I need. In my life you're all that matters, in my eyes the only truth I see. When my hopes and dreams have shattered, you're the one that's there for me. When I found you, I was blessed, and I will never leave you. I need you. Imagine me with
lost and so confused. I wouldn't last a day. I'd be afraid without you there to see me through. Imagine me without you. Ikaze iwacu uno mwana banezerewe kwa data nagira ngo babasore mu rugo babakire babature bitwaro baje bikoreye hanyuma nsabe ushinzwe kuyiburira abashyitsi bacu abayobore intangire imbere yanyu mu mwanya mbabwira ko tugiye kwakira umuryango w'imfura, umuryango mwiza. Ntabwo byatinze nabifurije ikaze umwana ubanezerewe, ariko nayoborana indongozi imfuru intore nkuru umuryango twakiriye. Umuryango mwiza mwisange ni ikaze y'umwana ubanezerewe, ariko ikaze nyakuri muraza kuyihabwa na data. Data ndagarutse mvuga nti nongere mbashimire, ariko mwankoje umuco. Ati mwana wanjye urabizi ukunda gutarama, ariko ujya ubanza ibyo ukora byose ujya ubanza kwiragiza Imana. Ariko mfite marume wantoje gukunda Imana, anyigisha iyobokamana, anyigisha uburyo basenga, ariwe Pasiteri Mbanzarigwi. Mubyeyi munkundire mutambuke muturagize Imana muri aka kanya, mbere yuko nsubiza umwanya data ngo yakire umubyeyi bangana amwifuriza ikaze mu rugo. Kristo ugushimiye uyu mwanya mwiza, umwanya w'umugisha, umwanya muri uyu muryango twe dutegereje abashyitsi bageze hano. Turasabye rero kugira ngo gahunda zose zigiye kubera hano ziyoborwe nawe, haba mwami Imana amagambo agiye kuvugirwa hano, haba mwami Imana abaririmbyi, haba imisango yose igiye gukorerwa hano. Turasabye ngo umwuka wera w'Imana yigaragaremo. Urakoze, turagushimiye, ubane natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amashyi menshi cyane. Imana ishimwe kandi n'ukuri irabana natwe, icyo cyizere tukigire. Data mwiza munkundire mbasubiza umwanya maze mwakire umubyeyi mungana murakabyara. Basangwa basangirangendo dusangiye isano mu rwa Gasabo rwuje inka zidateka, muryango mugari wa Rwabasuku Vokasi, munyemerere mu ntiza amashyi n'impundu twakira abashyitsi baje badusanga. Muragahorana impundu babyeyi. Muryango mugari rero mwaje wacu murongowe na Kanyarwanda Richard, izina ni ryo muntu kuko twese turi bene Kanyarwanda. Reka tubifurize ikaze, tubifurize ikaze. Ibyo mudusangana turi busangire ntabyo muri bidusigane tutabisangiye, kuko dusanganwa amahoro twacengerwemo n'ijambo ry'Imana. Bwana Richard, mu mwanya wanjye igihango cya bugufi gejuru ngukore mu byano. Uraho? Twageze muri Nzeri, tuvuye muri Kanama Kanamira Nzeri. Ndabizi abahinzi n'aborozi bageze igihe
cyo kugana urwuri ndetse no kugana imirima kugira ngo bitegure ihinga. Reka nsabe b'abakobwa banjye n'abahungu bari kambere babisikane n'ibisika bazana imiseke dususurutse umusango w'uyu munsi, twakire nk'umusangwa mukuru, nk'umushyitsi mukuru, tukwifuriza ikaze. Ko watinya gusoma mbere si wagize ngo harimo umunanira? Oya karengetse rwose nta kibazo. Turavuze ngo mwakire mumweho mwese, wisanzure. Udusanze mu gitaramo, udusanze mu biganiro, udusanze twicaye nk'umuryango turimo kuganira bisanzwe nk'umuryango, cyane cyane ko tugira amahirwe yo kuba mu Rwanda rwiza rwuje umutekano, tukagira n'imihigo inyuranye. Nuko rero wisange kandi ugubwe neza. Imana iguha umugisha. Murakoze. Murakoze Claude. N'ubundi sanganwe igihango cya bugufi. Turabashimiye uburyo mutwakiye kandi nuko tubasanze twari tuzi ko turabasanga muri iki gitaramo, namwe mwe mutwiteguye. Rero ndagira ngo munyemerere muhaguruke, burya nubwo muri bakuru ariko twari tuje kugira ngo tuganire, dufatanye ibiganiro. Turagira ngo hari umukobwa wacu Nyirarukundo, murabona ari hano. Urambwiye ngo nimpaguruke? Urangwa hagurukiye byakundana? Oya, ahubwo muje ijuru turagira ngo mwakire iyi ni inzoga twazaniye kugira ngo iwanyu muracyangwa inzoga? iy'abagabo ariko y'abarokore. Yesu yaravuze ngo muzaba abagabo. Hari inzoga y'abarokore se? Ni ikinyobwa kandi kimara inyota cyane rwose. Urakoze. Ariko ikibabaje ni uko iwanyu mwikoreza ibibindi abakobwa. Ni muri viziyo urabizi, ku buryo mugomba kubaheta ijosi mubikoreza ibibindi. urabona nta kibazo yagize rwose. Data hari abikorezi bazanye uwo ni umuhereza. Ahubwo nuko nimutwemerera utarajya kure rero, ndabizi umushyitsi yageze mu rugo, umushyitsi akurisha imbuto. Reka nsabe b'abahungu n'abakobwa banjye bari kambere babakire, babahe ku mafunguro y'iwacu, babahe ku binyobwa, mushire inyota n'impumu uko mwageze iwanyu. nta kibazo rwose. Inyamanza yanyereye mu mamera iravuga ngo kwisanga kuraguma. Mwisanze rero ngo kandi zihiye kare ko mwabageseramo. Ubwo rero nimuje kwicwa n'inyota mwageze iwacu. Reka tubasabe bihute rwose bagize bwangu. Imana ibamugisha. Nk'uko tubasanze rero mu mihigo, natwe iwacu twari turi muri yo, ariko turavuga ngo reka tuze dufatanye guhiga no kwesa indi nk'uko biri mu mucyo wacu. Claude rero ndagira ngo unyemerere tuganire, tukubwire ikitugenza mu muryango wacu wa Felicien. Nk'uko ubushize twaje iwanyu kwa Fokasi twabasabye irembo, tubasabye irembo muraritwemerera,
tubabwira ko uyu munsi nubwo muri duhaye ariko tuzaza gusubukura ibiganiro noneho turi benshi dusubukure cya kiganiro twagiranye uwa munsi ubwo twazaga kubaka irembo kandi mukariduha. Murakoze nyakubahwa Claude. Ntabwo numvise neza ibyo uvuze. Haryo uvuze ngo iki? Ubushize twaje kubasaba irembo murariduha, none mushaka irindi se? twararifashe mutwemera ko uyu munsi turaza rwose kubasura. Nk'uko mwabibonye twaje turi umuryango wa Felicien, hari umuhungu wacu Jean Dodi, twaje tuje gusabira irembo murariduha, none twari